Soma igitabo cya Esiteri, ibice byaho ni 3. Turahera ku murongo wa 6. Aravuze ngo abona yuko gufata Morodekayi wenyine ari ntacyo bimaze, kuko bari bamubwiye ubwoko bwa Morodekayi. Icyo cyatumye Hamani ashaka uburyo bwo kurimbura abayuda bose bari mu gihugu cya Ahasuwerusi, ari bo bwoko bwa Morodekayi. Maze mu mwaka wa 12 umwami Ahasuwerusi ari ku ngoma, mu kwezi kwa mbere kwitwa Nisani, baraguza inzuzi zitwa Puri imbere ya Hamani. Baraguza iminsi yose n'amezi yose uko bikurikirana, bageze ku kwezi kwa 12 kwitwa Adari. Hanyuma Hamani abwira umwami Ahasuwerusi ati, hariho ubwoko bwatatanye bunyanyagira mu mahanga yo mu bihugu utegeka byose. Amategeko yabwo ntahura n'ayandi mahanga, kandi nibumvira amategeko y'umwami. Nicyo gituma ntacyo byunguye umwami kubihanganira. Umwami nabishima ategeke, umwami nabishima iteka ricibwe, baryandike ko barimburwa. Nanjye nzatanga itaranto n'ifeza inzovu, nzihe abanyabintu b'umwami bazishyire mu bubiko bwe. Nuko umwami yambura impeta ku rutoki, ayiha Hamani mwene Hamedata Umwagagi, umwanzi w'abayuda. Umwami abwira Hamani ati, ifeza uzihamanire, kandi ubwo bwoko ndabuguhaye ubugira uko ushaka. Bukeye ku munsi wa 13 w'ukwezi kwa mbere, bahamagara abanditsi b'umwami, bandika ibyo Hamani ategetse byose, babyohereza ibisonga by'umwami n'abatware b'intebe batwaraga ibihugu bye byose, n'ibikomangoma byo mu mahanga yose, igihugu cyose uko imyandikire yacyo iri, n'ishyanga ryose uko ururimi rwaryo ruri. Babyandika mu izina ry'umwami Ahasuwerusi, bashyiraho n'ikimenyetso cy'impeta ye. Hano mu bice byaho 9 aravuze ngo ku munsi wa 13 w'ukwezi kwa 12 kwitwa Adari, itegeko n'iteka by'umwami byendaga gusohozwa. Niwo munsi abanzi b'abayuda bibwiraga ko bagiye kubagiraho ububasha, ariko birahinduka. Abayuda baba aribo bagira ububasha ku banzi babo. Nuko abayuda bateranira mu midugudu yabo mu bihugu by'umwami Ahasuwerusi byose, ngo bafate abashakaga kubagirira nabi. Nta muntu wabashaga kubabuza, kuko amahanga yose yari yabatinye. Twakire neza ijambo ry'Imana. Mwene data, nshuti y'umusaraba, wowe unteze amatwi kandi ugiye kubana natwe, tugiye kuganira ijambo rifite insanganyamatsiko ivuga ngo kumenya igihe urimo n'isengesho ukwiriye kugisengeramo. Kumenya igihe urimo, ukamenya n'isengesho ukwiriye kugisengeramo. Ko buriya abantu benshi bazi ko igihe cyose isengesho rihora ari rimwe, ariko nagira ngo nkubwire ngo ntabwo igihe cyose isengesho rihora ari rimwe. Oya, hari igihe ugomba gusenga kandi ukamenya n'uko ukwiye gusenga. Uvuga ngo iyo usenga, ntabwo isengesho ryawe rikwiye kumera nk'aho ari rotine, ibintu bimeze nk'akamenyero. Ntabwo ari byiza, ahubwo ukwiye gusenga bijyanye
n'igihe uhagazemo ndetse n'ibintu biguhagaze imbere. Ahangaha ndashaka kukubwira iki? Ibibazo biri mu buzima bwawe ni wowe wo kubisengera kurusha abandi. Ibintu ufite, nubwo ufite abandi bantu wakwitabaza, nubwo wahamagara nk'abashumba nkatwe, nubwo wavuga uti mfite umuntu ujya umeka mu isengesho, ariko nagira ngo nkubwire ngo uruhare rwawe ni uruhare rutaziguye rwose. Kubera iki? Nuko hari ijambo ry'Imana rivuga ku muntu no gusenga kwe. Yaravuze ngo muze mwenyine twihererane, kandi nimuza musanga ahantu hatari abantu. Dore mu miruho yanyu munaniwe bimenywa n'uzi imigambi. Hari n'abagize bavuga ngo dore imiruho irabarembeje, urusaku rubaye rwinshi. Ndagira ngo nkubwire ngo ubu tuvugana bitewe n'ibintu ufite. Ushobora kuba ufite urusaku mu gihe abantu bo bari kugusengera babona uri ahantu heza, babona uri muri situation nziza, babona ubuzima bwawe ari bwiza, babona rwose hari ibintu uri gukora, bakabona uri kugenda uhirwa, rimwe na rimwe bakakwita ko uri umulakful cyangwa se uri umunyamahirwe kurusha abandi, ariko wowe ni wowe uzi uburibwe bw'ikigeragezo ufite. Niyo mpamvu isengesho ryawe niryo rya mbere. Icya kabiri, ugomba kumenya ko Imana niyo imenya ibintu biri mu mutima w'umuntu wenyine yonyine, kuko umutima wawe ni mugari, kabone nubwo abantu bazi ko ari inyama ntoya, ariko ni mugari, kubera ko umuntu abana n'umugore cyangwa umugabo bakamara n'igihe, ariko nta muntu wakubwira ngo nzibiba mu mutima w'uwo twabanye cyangwa twashakanye. Bivuze iki? Biravuze ngo umuntu ubwe n'Imana nibo bantu baziranye ku bintu bitatunze mu mutima we. Ibigeragezo byawe, umubabaro wawe, intimba yawe, agahinda kawe, ibikubaza bimwe bitandukanye, ibiguteye ubwoba, ibiguhagaze imbere, bimwe utadashobora no gusobanura bitewe n'ubukana bifite, ibyo bintu byose biri mu maboko yawe n'Imana. Ijambo rya kabiri, ndagira ngo mbanze mbabwire ngo inzandiko za Hamani zari zifite ubukana bwinshi, kuko zari ziherekejwe n'uburenganzira yahawe. Yari yahawe uburenganzira. Cyambere murebe uyu mugabo witwa Hamani. Hamani ninde? Ni umwagagi. Bibiliya yatubwiye ngo ni umwanzi w'Abayuda. Hamani niwe Bibiliya iyo ugiye gusoma mu ba teolojiya bakwereka ko Hamani agereranywa na Satani. Hanyuma Morodekayi nawe akagereranywa na Kristo. Umwami we akagereranywa n'Imana mu buryo bumwe n'ubundi bitewe n'icyo bagiye bakora cyangwa se ibyo bagiye bakora. Uyu Hamani twiboneye hano ko avuze ngo abonye ko gufata Morodekayi wenyine bidahagije, yigira inama yo kujya gusaba Abayuda bose. Aho harimo amagambo abiri ngira ngo turebere hamwe. Icyambere, Morodekayi uyu nguyu nta kindi kintu yapfaga na Hamani. Hamani yari yaranyuze ku irembo ry'ibwami, asanga abaharinze bose bahari baramupfukamira, ariko Morodekayi we ntiyamupfukamira. Ni ijambo gusa ryo kugaragarizwa ko atamwubashye nk'uko abandi bamwubaha. Ibyo bimutera umutima mubi, agera ku rwego apanga kumaraho ubwoko bw'Abayuda akoresheje tekinike n'imbaraga ze. Aha mbihuze n'ijambo rya kabiri nshaka kukubwira ngo Satani ashobora no kukuzira nta kindi mupfuye, atari uko uri mubi, atari uko wamugiriye nabi, atari uko wagize ikindi kintu ukora, ahubwo gusa kuko ashaka kukugomwa ubuzima. Hari abantu bafite ibigeragezo bituruka mu soko, muzi isoko yaho uvuka. Karande abantu benshi ntibanajya banayumva iyo tuyivuga. Abantu benshi baravuga ngo ubuse ngo ko nakijijwe ngo ni gute nawe afite karande, ariko ngo ufitiye inkuru. Uyu ugiye kwa muganga hari igihe uvuga uti ndwaye asima. Asima ni indwara ifata mu buhumekero, umuntu agahumeka nabi, muyitandukanye na sinezite. Sinezite ifunganya amazuru, ariko asima ituma hano mu gituza haremererwa ku buryo guhumeka bikugora. Hanyuma ari igihe wivuza muganga agakubaza ngo ubundi hari umuntu w'iwanyu ujya ugira ikibazo cya asima? Warangiza ukamubwira uti arahari.
yarangiza akakubwira ngo iyo ndwara yawe ni hereditaire. Hereditaire bisobanuye ngo ni karande. Hereditaire nuko ari mu rurimi rw'igifaransa, no mu cyongereza bifite ko bisobanura ni cases cyangwa se cases, ibintu nk'ibyo. Noneho rero reba, kwa muganga barakubwiye ngo ni hereditaire ntabwo izakira, urabyemeye, wemeye ko muganga byakubwiye ari byo. Ariko njye ni gukubwira ko karande yawe ihari, ntubyemere. None se impamvu mbwira ko ihari, ariyo mpamvu nabwiye ngo hari impamvu muzizi ibintu ugomba gusengera. Ntubona yuko nawe wagize ikibazo cyo gusenya urugo nk'uko mugenzi wawe muvukana nawe yarusenye? Ntubona yuko se wagize ikigeragezo gituma mu rugo iwawe hahora induru nk'uko n'abarumuna bawe bakuru bawe cyangwa basaza bawe iwabo bimeze? Ntubona yuko se ko kubaka byanze kubera iyo mpamvu? Ntubona ko se uwo mubana aguca inyuma cyangwa se nawe umuca inyuma kubera karande iba mu muryango y'umwuka w'ubusambanyi ubagendaho? None se ntubona yuko nawe ufite ibintu by'agahinda bishobora no kugutera kwiyambura ubuzima kandi uvuga ngo wamenye Imana? Ikintu kikwereka niba mu muryango iwanyu harimo ikintu cyo gupfa bakenyutse, kwiyambura ubuzima mu buryo budasobanutse, ibintu byo gufata ibyemezo no kurakara mu buryo bukomeye, hanyuma nawe ukabona ibimenyetso bigukurikirana kandi uvuga ngo wamenye Imana, ni impamvu cyo uvuga ngo nta kibazo ufite kandi ikibazo cyawe kiri kugaragara kimaze kuba expose cyangwa se kiri exposure. Ndagira ngo ubanze wisobanukirwe. Niyo mpamvu nakubwiye ngo ni wowe decision maker, ni wowe wa mbere wo gufata icyemezo cy'ubuzima bwawe. Nkurikira cyane tugendane, hanyuma bize kugufasha kwinjira mu mwanya wo kwisengera. Impamvu muzi rero igibaho mu buzima bw'umuntu none cyangwa ejo ugasanga hari aho iyamujyanye. Ariko icyo ushaka kuvugana nawe ni kimwe. Iyo mpamvu muzi nubwo ihari, ntabwo Imana iyoboye yuko yagukiza ikanagutabara ubuzima bwawe bugahinduka. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana nta kintu na kimwe itahindura ku buzima bwawe kuko niyo muremye. Ikimenyetso naguha, ubuzima bwacu uko bukura nuko busaza biri mu ibanga rikomeye ry'Imana. Niyo abantu batuvura cyangwa abaganga babifitiye mu nshingano basana amagara ariko ntibayarema kuko uwo ni umwihariko w'Imana yonyine. Niyo ifite ubushobozi bwo kurema, ni nayo ifite ubushobozi bwo gukuraho umwuka. Uri abaganga ni abahanga, turanabakunda, turanabibashimira, Imana ibaha umugisha. Kuko ngo iyo umuntu umutima uhagaze, bafite ubundi buryo bakoresha bwitwa reanimation, kongera gushitura wa mutima ukabaho. Ariko ngo hari akandi gace gapfa, abaganga bagahita bakonfirima ngo umuntu yapfuye deja, ntabwo ashobora kongera kubaho. Ako ni akahe gace? Ni agace k'ubwonko, icyo bita gupfa k'ubwonko. Iyo umuntu yapfuye muri serivo ngo ntabwo yongera kugaruka. Bivuga ngo reanimation niyo bayikora nta kibiri butange kuko umuntu aba yamaze kuvina ahangaha. Urumva Imana niyo yitwa nyir'umwihariko ku buzima bwawe nanjye. Niyo mpamvu bikwiye kugutera umwete wo gushaka Imana. Aba Bayuda bamenye igihe barimo, barangije bagifatira umwanya. Ndi ku ijambo rivuga ngo kumenya igihe urimo n'isengesho ukwiye kugisengeramo. Isengesho ukwiye gusengera mu gihe urimo ni irihe? Ese ubundi igihe urimo ni iki? Ese ubundi igihe urimo kirakugoye? Ese ubundi igihe urimo kirakugoye? Ese ubundi igihe urimo kiragutesheje? Ese ubundi igihe urimo kiguteye ibihe bibazo? Ese ubundi igihe urimo kimeze gite? Ese ubundi igihe urimo giteye gite? Gifite izihe ngaruka ku buzima bwawe? Ndagira ngo unyumve cyane. Hari igihe umuntu yihesha amahoro kandi ari mu gihe kimwambura amahoro di. Hari igihe umuntu yiyumva kandi ari mu gihe kimwambura ibyiyumvo. Hari igihe umuntu yishima kandi ari mu gihe kimutera umubabaro akarenzaho imbere y'abantu, wamureba bakavuga ati uyu muntu ameze neza. Ariko nagira ngo ubwire ngo ntiwiyumanganye. Mu ijambo ry'Imana niho honyine umuntu akirira, niho honyine ijambo ry'Imana rigira imbaraga. Nkwibutse ko abaganga bavura imitima cyangwa se abakardiologist, bashobora kukuvura umutima wa wundi tuzi wa pressure n'ibindi.
ariko ntibakuvura agahinda. Ariko Kristo wabambwe akazuka agira ubushobozi bwo kuvura agahinda ku rwego n'akatagaragara amenya kukavura. Imana ishimwe. Azi kuvura agahinda abantu bareba, akavura n'akatagaragara wowe ufite mu ibanga, kuko ntabwo ibintu byose ariko abantu babivuga. Hari abantu bavuga ati ntimena inda, hatagira umva ibyanjye, hatagira umuntu unyuza mu ijisho. Ibyo rero nshaka kukubwira ngo nibyo udashobora gusobanurira abantu. Kristo iyo yinjiye muri wowe nabyo arabimenya, kuko azi n'ibiri mu ibanga ry'umutima wawe. Arangije aba Bayuda, Hamani ngo arabasaba, aragenda ngo ateresha n'inzuzi. Ndashima Imana ko ugiye kunyumva. Ubu hari abantu bashobora kuba bafite gahunda yo guteresha inzuzi kugira ngo bamenye uko bari bukugenze, kugira ngo bamenye uko bari bugenze ubuzima bwawe, kugira ngo bamenye uko bari bugenze urubyaro rwawe, kugira ngo bamenye uko bari bugenze urushako rwawe mu buryo bwo kurubirindura no kurusenya, kugira ngo bamenye uko bari bugukamye bizinesi yawe igahagarara, kugira ngo bamenye uko bari butware inyenyeri y'ubuzima bwawe. Buri muntu wese agira inyenyeri, cyo bita destin, icyo Imana yavuganye nawe, umugambi w'Imana kuri wowe, amahirwe yawe, umurongo w'Imana, icyerekezo cy'Imana, icyo Imana izakora. Mbese ubuzima bwawe uko bwubatse buba bufite inyenyeri ibuyoboye. Hari rero icyo bita imbaraga z'abantu batifuza ko ugera ku ntego y'icyo ukwiye kuba cyo, bakoresheje imbaraga z'uburyo bumwe cyangwa ubundi. Hamani yari umwe muri abo ngabo. Yashakaga ko Abayuda batagera ku ntego, yashakaga ko bagira ikibazo. Icya mbere, arabanza akora icyo kintu kibi cyo kwandika inzandiko kandi ziri mu bubasha. Njya kukubwira ibintu bibiri bikomeye, ari nabyo tuza no gusengeramo. Icya gatatu, yarabanje kandi aragenda asanga umwami. Akimusanga aramubwira ngo hari ubwoko buri aha mu gihugu cyawe, buri mu bihugu byawe utegeka. Mbibutse ko Ahasuwerusi yari umwami w'abami, uwo bita empereur. Twibuke ko umwami uyobora igihugu kimwe ni roi, ariko ari nawe abayobora nyine roi, abayobora igihugu cyangwa se royaume. Ariko uwo bita empereur abayobora icyo bita empire, ubwami. Ntabwo ari bumwe, aba burenze bumwe. Uyu rero yari empereur kuko yayoboraga ubwami bugizwe n'ibihugu 128. Arangije aravuga ati mu bihugu byawe uyobora nyagasani harimo abantu badafite icyo bamaze. Arabanza Hamani asaba Abayuda, yarabanje agaragaza ko ari ubwoko budafite umumaro muri sosiyete, muri rusange ndetse no mu iterambere ry'igihugu, ahubwo bateza akavuyo n'akajagari n'ibindi bintu nk'ibyo. N'abantu badafite icyo bakemuye, ahubwo ibintu byabo ni stress, ni ibibazo, ni abantu bo kwangiza. Ndagira ngo mbanze nkubwire ngo imbaraga zigusabiriza kugira ngo zikwambure umurongo wawe mwiza, zibanza kukudramatiza, zikoresha regre dramaticale, itegeko ryo gutesha agaciro, guharasinga, itegeko ryo kukwambura agaciro kawe uwo uriwe n'ubushobozi bwawe. Mbibutse ko yavugaga Abayuda, abangaba yabavugaga avuga ngo ni ubwoko butagize icyo bumaze. Nyamara burimo abantu bakomeye babiri, wenda abandi tubihorere, ariko tuvuge kuri babiri, kuko baravuga ngo bari mu bihugu byawe uko bingana. Ibihugu umwami ayobora 128, ibihugu 128 ni byinshi. Aravuga ngo bari muri ibyo bihugu. Aragira ngo ariko nta kintu bamaze, ni abantu badafite umumaro. Reka sinzi impamvu ubahagazeho, sinzi impamvu batindaho, nta mumaro ntawo. Uzi ko yabivugaga muri abo bantu harimo uwitwa Morodekayi uba ku irembo ry'umwami.
wagereranywa n'umuntu urinda umukuru w'igihugu cyangwa se urinda ubwami? uyu muntu urumva nta mumaro afite. ariko Hamani kugira ngo agaragaze ko ari ubwoko budafite umumaro, budafite igisobanuro, aravuga ngo nta mumaro bafite. aba bantu ari kuvuga harimo umwamikazi witwa Esiteri. ni umwamikazi ubana n'umwami Ahasuwerusi. bivuze iki? biravuze ngo nta nubwo Hamani yitaye ko Esiteri nawe aburimo. icyo akora ako kantu kamwe ngiye kukubwira ni nako Imana idukorera. ntabwo Hamani yigeze amenya ko Esiteri nk'umwamikazi nawe akomoka muri ubwo bwoko ari gutesha agaciro. ni akantu kamwe kavuga ngo Imana igufiteho umugambi, ikurindira ibanga ryawe rizagukiza, irinda icyo bita password y'ubuzima bwawe, ikabwimana kugira ngo umushaka atamenya password zawe zose akakurangiza. ubu hari ibintu biba byarakumazeho, nimba yawe iba yaramezeho ibyatsi, ariko turashimira Imana ifite uburyo yagiye ikuzigamamo, ikazigamamo ibanga ry'ubuzima bwawe. Imana ijya kundema ntawe yabanje kubaza, yabikoze nk'uko ibishaka, uko yari yaragambiriye. igihe nari mu nda ya mama ntawaruzi imibereho yanjye, uko nzabaho byari ibanga ry'Uwiteka Imana ihoraho. iminsi yo kubaho kwawe Imana iyifite mu kiganza, izi ibyo ibwira kukugirira ngo ejo hazaza habe heza cyane. yandemeye umunsi wo kuvuka, ishyiraho n'umunsi wo gupfa, yangeneye igihe cyo kubiba, ishyiraho igihe cy'isarura. iyo ubuzima bukunaniye, inshuti zose zigushizeho, umurima nikura ku cyavu, ikicyazanya n'abakomeye. Imana ishimwe. ndashima Imana iri kumwe natwe, ndashima Imana iri kumwe nawe, ndashima Imana iri kumwe nanjye, ndashima Imana iri gutuma unyumva, iraza gutuma utabitesha agaciro cyane, ahubwo uramenya icyo Imana igushaka. ubuzima bwawe Satani yabukoreye icyo bita itesha gaciro, yabukoreye icyo bita kubwambura ubushobozi. itesha gaciro abukorera ni irihe? arabanza akinjizamo ibyaha mu buryo bumwe n'ubundi, mu buryo bwa ruto kugira ngo aguteranye n'Imana, kandi niyo mutabazi wawe. ndagira ngo wibutse ko amateka yawe aziritse mu Mana. Imana ikurekuye wa mwara waseba, Imana ikuretse abantu bakota, isi yakubona urwaho, Satani yakurasa imyambi, kandi nta n'umwe warokoka. ariko turashimira Imana, haleluya, iri kumwe natwe yitwa ishobora byose, iri kumwe natwe yitwa rubasha, iri kumwe natwe yitwa umutabazi, iri kumwe natwe yitwa ndiho, iri kumwe natwe niyo izura ibyapfuye byawe, iri kumwe natwe niyo yubaka ibyasenyutse, iri kumwe natwe niyo igarura ibyanyazwe, iri kumwe natwe niyo itesha agaciro imyambi bakurashe, iri kumwe natwe niyo idukingirizaho ibitero by'umwanzi bikomeye, iri kumwe nawe, iri kumwe nawe, iri kumwe nawe niyo ituma ingumba zibyara, iri kumwe nawe niyo ikuzingura ibyo bakuzinze, iri kumwe nawe niyo itanga ihumure aho bari baguteye ubwoba, iri kumwe nawe niyo ikugaburira wari ushonje, iri kumwe nawe niyo ica inzira akazi kakaboneka, iri kumwe nawe niyo iziga mu buzima bwawe, iri kumwe nawe niyo yongera iminsi yo kubaho, iri kumwe Esther. iyo ngiyo niyo ishobora byose. iyi rero ntabwo ishaka ko uba umunebwe n'umunyantege nke. Satani afite gahunda yo gutesha agaciro ubuzima bwawe,
ariko akoresheje ibintu bimwe na bimwe. Mbibutse ko Abisirayeli mu bintu byabagoye ni ugukumbura amadegede, bagakumbura tungurusumu bariye muri Egiputa, ngo ikivange cy'amahanga cyabakumbuje ibyo bari barasize muri Egiputa. Kirongera kirabwira ati nimwibuke ko mwaryaga tungurusumu, mwibuke ko mwaryaga amadegede. Kibakumbuza ibyo byintu, nyamara kibibagiza ibyiza Imana yavuganye nabo. Ndagira ngo nkubwire ngo Satani yajya kukwica agukumbuza ibyo waretse, ibyo watandukanye nabyo, akakwibagiza ibyiza biri mu rugendo urimo. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo muri uru rugendo harimo ibyiza. Icya mbere harimo amahoro yo mu mutima, icya kabiri harimo guhabwa imbabazi, icya gatatu harimo gukira ibyo bintu byose bya karande n'ibiterezanyo, icya kane harimo kwambikwa imbaraga, icya gatanu harimo guhishurirwa, icya gatandatu harimo guhabwa amaso y'Umwuka Wera, icya karindwi harimo kwambikwa imbaraga, icya munani harimo ububasha n'ubushobozi. Bwa bundi Bibiliya iravuze ngo kwa Yesu dufite ubutware, dufite n'ubushobozi iyo twizeye amagambo ye uko yayatubwiye. Imana ishimwe. Icya cyenda harimo kuzahabwa ubugingo buhoraho. Icya cumi hariho kw'Imana ngo ijye idukubira inshuro 100 tukiri inaha. Tuzakubirwa inshuro nyinshi. Inahangaha itubeshaho. Yesaya yarabivuze ngo nimuvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza, bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Birasobanuye ngo ntabwo Imana izareka ko amaboko yawe adahinduka umugisha. Aha njya nkunda kuhabwira abantu, mbikubwire nawe uri kunyumva, njye sinjya nemeranya n'umuntu udakora ngo arasenga. No, Imana yavuze ko izaguhera umugisha amaboko yawe. Nzabaha umugisha w'amajya n'amazi. Nimuvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza, bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Niba uri umukiranutsi, ongeraho no gukora, ongeraho gusenga, ariko unakore, koresha amaboko, Imana izaguha umugisha. Uwo mugisha Imana iguhundagazaho inaha ni uko amaboko yawe agira icyo yakira kugira ngo ukemure ibibazo biri mu nshingano zawe. Ufite inshingano. Niba uri umugabo ufite inshingano, niba uri umugore ufite inshingano, niba uri umusore ufite inshingano yo kuzaba umugabo, niba uri umukobwa ufite inshingano yo kuzaba umugore. Kuko ushaka kuzaba umugore urushe umugabo wawe, nawe nkaho ntacyo ushinzwe gukora. No, mwese mufite inshingano zo kwita ku rugo rwanyu. Uba umugabo cyangwa umugore, uba umukobwa witegura kuzaba umugore cyangwa umusore witegura kuzaba umugabo, ufite inshingano rwose. Rero ntabwo njya nemeranya n'umuntu uvuga ngo ndasenga ngo Imana izabizana. Imana izana umugisha ariko ikawuha ibiganza byawe. Nubona hari n'umuntu uguha, ntuzakomeze kumva unejejwe nuko uhora ufite umuntu uguha. Tekereza yuko uwo muntu akwiye no kuba ava mu buzima bwawe, ahubwo nawe ukagira uburyo nawe ukora ugaha abandi. Niba ufite umuntu ukugurira mituweli, gera ku rwego nawe ejo uzayigurira abandi. Nibyo Imana ishaka, ni nabyo bigukwiriye mu buzima bwawe. Urwego rwawe ni uko uva kuri esikariye ujya ku yindi. Niryo terambere. Twigarukire muri ijambo ry'Imana. Aba Bayuda ngo Hamani arabanza batesha agaciro. Ndagira ngo nkubaze, wowe nta bintu Satani yinjije muri wowe bigutandukanya n'Imana ku rwego asebya seve yawe? Seve yawe ntiyagiyeho icyasha. Ntiwari umuntu wirinda none ukaba usigaye unywa ibyaha nk'unywa amazi. Ntiwari umuntu wera imbuto nziza none ukaba usigaye ukora ibizira byose ubonye. Ntiwari umuntu w'Imana none ukaba warabaye umuntu wo hagati no hagati. Iyo uhuye n'itsinda ry'ikivange ntugendana naryo. Iyo uhuye n'abavuga nabi ntuvuga nabi nawe. Iyo uhuye n'abatongana nawe ntutongana, n'abasambana ntusambana. Ntuba mu kigare cy'abasinzi, ntujya kuraguza mu bapfumu n'ahandi. Imana igusure umenye ikintu Satani yakoze ku buzima bwawe, kikaguharasinga, kikaguharabika, kikakwambura kwera kw'Imana muri wowe, kikakwambura ijwi ry'Imana n'inzozi nziza wageraga di. None urimo wumva uri amahoro. Reka nkubwire, nubwo wihesha amahoro ariko Satani yarayibye. Kandi Bibiliya yaravuze ngo nta mahoro y'umunyabyaha. Ni gute se wihesha amahoro kandi warakuyemo inda? Ariko ubundi kuki ushaka ko Imana ikuzanira umuntu mushakana urugo kandi uzi ko umaze gukuramo inda 3 mu buryo butemewe bugoye, burimo kubera ukuntu wagiye winyanyagiza, warinze kwera kwawe? None se wa musore kuki uvuza ko Imana iguha umukobwa mwiza ngo witonze ngo amateka meza, kandi wowe ubizi ko hari abandi bakobwa b'abandi
ushaka ko bazashakwa n'abandi bagabo, ariko nawe ubizi ko wabambuye ubukumi bwabo, wabambuye ubuzima, wabababaje imitima, warabakomerekeje imitima yabo. Hari umusaza umwe yaherutse gutaha mu minsi yashize, ariko yigeze abwira abantu bari kumukoresha interview, arababwira ngo uko muri ibirara namwe Imana izabaha ibindi birara bibatesha umutwe, kubera ko namwe hari abandi mwatesheje umutwe, kuko hari undi uzatwara uwo wahemukiye nawe akarwana n'ibyo bikomere, nawe uzaguha ikindi kintu kimeze gutyo, kandi Bibiliya ikabivuga neza ngo uko wagenje niko uzagenzwa. Ntabwo ndi kubabwira amagambo yo kugutera ubwoba, ahubwo ndashaka kukubwira ngo wagarukiye aho ngaho, seve yawe ukongera ukayihumanura. Hamani rero yari afite ingingo yo kubasebya, kubatesha agaciro, kuvuga ko ntacyo bamaze. Nerekera ku musozo, abayuda, ntabwo abantu benshi bavuga ngo abayuda batabawe no gusenga. Ntabwo batabawe no gusenga gusa nk'uko abantu babivuga, ahubwo abayuda batabawe no kumenya uburyo basengamo mu gihe barimo, kuko n'ubusanzwe barasenga, bari basanzwe basenga, ariko ngo bamaze kubona ko Hamani basabirije kandi nta mikino afite, ngo bafata umwanya wo gusenga mu buryo budasanzwe, bafata amasengesho adasanzwe. Nta yindi mbaraga izagusohora muri icyo gihe, ni uko usenga mu buryo budasanzwe. Muri iki gihe cya none abantu benshi bari mu burangare, barumva hari ibyacitse kubera ko insengero zifunze, kubera ko hari ibibazo runaka. Ndagira ngo nkubwire ngo nta cyabaye, Imana yawe iragushaka, kandi Imana yawe yaravuze ngo muze mwenyine. Imana iragushaka wenyine, umutima wawe umucyo wawumurikiye irashaka ko wongera nawe ukawubyaza umusaruro, ukagaragaza ko hari ibyo wakiriye byabasha gufasha ubugingo bwawe ndetse n'ubw'abandi. Hamani nubwo yabasabye, bo bari bafite ibanga ry'icyo bamenye, bafata umwanya wo gusenga. Nubwo bari basanzwe basenga, ariko bafashe icyo bita special time, cyangwa se amasengesho adasanzwe yo gusenga, kugira ngo bakuzeho icyemezo cya Hamani. Barangije barasenga, Imana irabumva, imaze kubumva ibabwira ijambo rikomeye, iravuga ngo ndabatabara. Irabatabara. Ku munsi wa mbere ngo barakomanze, ku munsi wa kabiri ngo barakingurirwa, ku munsi wa gatatu baratabarwa. Ukeneye isengesho ryo gukinguza umuryango wawe abadayimoni bafunze. First of all, ikibanza cya mbere kibanza ni uko ubanza gukinguza umuryango wawe dayimoni yafunze. Umuryango wawe, reka twe kwirirwa tuvuga ngo ni umuryango w'iki n'iki. Tekereza niba ufite umuryango ukinze, ko hari amasengesho yo kubanza kuwukinguza mbere ya byose. Kabiri, ugomba gusenga amasengesho yo kugira ngo Imana igukingurire. Ku munsi wa gatatu cyangwa se gatatu, ugomba gusenga amasengesho ahamagara icyo bita ubutabazi, intervention rapide. Hari ibintu biba byenda kwangirika, hari ibintu biba byenda kugucika, hari ibintu biba byenda kugusiga. Reka nkubwire, uranga gusenga icyo kintu kitaragusiga, Imana uzibuka gusenga cyaragusize, ntabwo bizatuma Imana idakora nshuti yanjye, ariko hari ibiza atazagaruka mu buzima bwawe. Nk'ubu nta kintu nakora ngo amahirwe yo ku myaka 20 cyangwa 25 angarukire, kuko iyo myaka yaransize. Niba hari abantu bahabwa ayo mahirwe kuri iyo myaka, njye sindimo, naho nayasengera gute ntabwo bikunda. Hari rero amahirwe angana n'igihe urimo cyangwa n'imyaka y'ikigero cyawe. Numara kuyatakaza, reka nkubwize ukuri, naho wasenga uzasenga Imana ikubwire ngo nakumvishije, ariko ntizasubiza imyaka inyuma, ntizasubiza imyaka inyuma ngo nurangiza ugire 15 ufite 35. Ntabwo bikunda. Shaka gusengera, wowe urankurikiye kubyenda kose urukunyumva, kandi mbizi neza ko turi kumwe. Hanyuma unkundire dusengane, twinginga Imana ikugirire neza. Muri iri sengesho umenye icyo ukwiye gukora. Abayuda barasenze, mu gusenga kwabo Imana irabumva, Imana irabatabara, Imana irabaruhura, Imana irabakiza, Imana irababohora, Imana irabubaka, Imana ibubakira ubuzima, Imana ibahindura amateka, Imana ibarwanyira intambara, Imana ibaha amahoro, Imana ibaha gutsinda. Niho handi twasomye muri bya bice byaho 9 n'umurongo wa mbere, haravuga ngo ku munsi wa 13 ukwezi kwa 12 kwitwa Adari, ubwitegeko n'iteka by'umwami byendaga gusohozwa. Niwo munsi abanzi b'Abayuda bibwiraga ko bagiye kubageraho ububasha, ariko birahinduka.
abayuda baba aribo bagira ububasha ku banzi babo. Reka nkubwire ijambo rikomeye, niwemerera Imana uyu munsi, Imana iraguha ububasha ku byari bigiye kukugiraho ububasha. Imana iragutabarira aho wari ugiye kumwarira. Imana irasubiza mu murongo iby'umwanzi yari yamaze gufataho ijambo. Ibyo ni ijambo ry'Imana. Nshaka gusengana nawe ko bisa kose ukuyemo igigufasha kandi umenye neza uruhare rwawe n'icyo ukwiye gukora mu gihe gisa n'iki ngiki. Ndagira ngo nkunde dusengane, hanyuma nimara gusenga uyitekerezeho, cyangwa se uyu mwanya uhita ufata icyemezo cyo guhindukira, cyo kurekurana n'ibyo bintu. Ufite ibintu bigukereje, ufite ibintu byagutwaye imbaraga n'ibigutwara umwanya, ariko si Imana ishaka. Imana irashaka ko bihinduka kandi uzabigiramo uruhare. Reka dusengane Imana. Wowe uri kunyumva, wowe turi kumwe, wowe tubanye muri uyu mwanya, Imana iguhe umugisha. Imana yacu nziza, turagushimiye kandi turaguhimbaje. Uri umwami w'amahoro, uri umutunzi wa byose, uri umutunzi w'imbabazi, uri umutunzi w'imbaraga, urakiranuka, uri hejuru ya byose. Dusabye cyane kugira ngo buri wese mu ruhare rwe n'uruhande rwe ahabwe imbaraga zo gutsinda no kunesha ibyari bimufiteho ububasha n'ubushobozi, ibyari byaramufasheho ijambo, kandi ahinduka umunyembaraga n'umutsinzi ku ruhande rwe kugira ngo ahagarare mu mwanya umushakamo. Sengeye cyane uyu mwana wawe wumvishe ijambo ryawe, ahinduke kandi ahindurwe n'imiburo, ahabwe ubutsinzi n'imbaraga. Satani icyo yari yaririye ku buzima bwe ntagihabwe, ntakibone, ahubwo ijuru ritsinde ribohore kandi rimwambike imbaraga n'ubudahangarwa. Dutesheje agaciro iby'umwanzi yari yagabyeho ibitero, twambuye ijambo Satani wamuhigaga, twambuye ijambo abadayimoni bamuhigaga, twambuye ijambo ibitero umwanzi yohereje, tubohoye ibye byari byaraboshwe, dufunguye imiryango yari ifunze, twambuye ijambo ibitero by'uburyo bwose. Turasenze gusubize mu murongo ubuzima bwe, umwambure Satani, umusubize mu murongo mwiza, ahinduka umwana wawe. Urakoze kumva gusenga, ubwami bwawe nibuganze, utegeke byose bikumvire muri byose mu izina rya Yesu. Amen.